Mbese Jesca ni umukobwa mwiza buri mungu wese yakunda. Why not? Namukunda nyine byabayeho namukunda. Ese ubundi urukundo ruva? Iyo rwaje rwarwaje. Nazo urukundo rufa kasinga ku kintu cyangwa urukundo ni feelings. Urukundo ni feelings ziza. Zirizana. Nawe ubwa ushaka kuyoberwaho zaturutse. Bikakuzamo kwa kundi ushaka kumva ukunze umuntu nawe bikagucanga ukavuga ati se ibintu biri kumbona ibikindi kurota cyangwa nasaze cyangwa nawe bikakuyobera. She's mature enough. Namubereye umufana wo mu ndirimbo gusa kuko nicyo kintu ndi muziho. Nkunda ukuntu duhuza. Hari ibintu byinshi duhuriramo nkuko nyine dukinana. Hari n'ukuntu feelings zacu zihurira kuri icyo kintu tugiye gukora bigatuma tugikora neza cyane. Cyayiswenyuye rero. Reka ngwibyo cyaswenyuye just family nanjye nago nyize. Ikintu cyaswenyuye just family nanjye nagiye gukora mbona birabaye. Croidja yasubiye South Africa. So rero ntekereza ko Croidja yagiye South Africa asanze umugore. Ni Zahabu Media mukurikiye ndabasuhuje mwese cyane cyane abamaze gukora subscribe. Reka mbabwire ngo mwakoze choice ya bien. Nge nitwa Nkuye Ibula Kakule Katindo Masumbuko Ive. Niburi wino ngo hayi kaze nanone. Ndi kumwe n'abantu bose murabazi nimba ureba Mbaya series by'umwihari kumwe ni kibamba mu muzi cyane mu muziki. Salama Musa. Ngo witwa ngonde ngo Masumbuke Katuka Kalaka. Kuye Ibula Kakule Katindo Masumbuko namba 1. Ongeraho na Zapukolo ngahite kazokora ngahite kuko amazina yo muri Kongo tu. Nayo hakuri. Meze fresh blow nanjye nitwa Bahati Makaca Black Scorpion muheburayo original. Wambaye brand. You see? My brand. My brand Black Scorpion original. Scorpion agakoko kakagome kucyo ukunda utuntu turyana cyane. Mbo Scorpion ni horoscope yanjye. Ku bantu bizerere mu bintu by'ama horoscope nje ndi Scorpion. So rero urumva ndi Scorpion ni ya Scorpion y'umukara nyine. Black Scorpion kakana nyine ariko nanjye brand umugome. Okay. Ni Bahati cyangwa se Makaca ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane ni nk'igishushanyo kwa mwiza cyane baranakinana muri Mbaya bite Jesca. Ni byiza cyane. Wambaye gutyo ubizi ko haza kamera cyangwa byari kwiyambarira gusa. Kwambara neza nekeza ka bibari bya buri munsi kuko niba ukunda kwambara of course ukunda kwambara neza. Muri make kwambara neza urabisanga. Ni bisanzwe. Yego. Tebera Makaca ukona kure. Ntabwo nabibonye mbega kajisho. Makaca murakunda? Ntabwo twangana. Murakundana cyangwa ntimukundana? Turakundana of course. Nase wakwana n'umuntu mudakundana. Ntabwo bishoboka. Uvuga ibitandukanye na biriya byo muri filime. No muzima busanzwe turakundana nuze turi inshuti. Sheri shushu. No. Nuze sheri shushu ubundi bisobanura iki? Nanjye nasobanuza. Okay, sawa rero. No mushiti wanje. Okay. Makaca wumvishe ko Jesca ngo bijye bishirira muri filime nta kindi kintu mwapanga kirenze. Usanga aho rero hari ikintu muramisha. Nese ubundi birangirira he? Ubundi bishirira he? We ukurikije ibintu avuga ngo kwa kundi mukina muri filime mukundana umugore n'umugabo bijye bishirira imbere ya kamera hanze afite abandi wowe ntago byavamo. Uramuvugira ariko ntago ugeze bivuga nyine ubundi busanzwe bishirira muri filime ariko nano n'inyuma ya filime turi inshuti nkuko bikubwiye turi inshuti turavana n'umukorege wanye so bangomba rero kuba ari inshuti ndi inshuti ye naho inshuti yanjye ahubwo ikibazo ni ibiri hejuru y'ibyo byose by'abantu babatekereza cyangwa se wowe ibiri gutekereza. Actually reka mbe straight hari amakuru ubwo turi kwinjira mu kiganiro avuga ko rense bya filime no hanze mukundana muri filime n'umugore n'umugabo ariko ngo no hanze muri abasheri murakunda. Ayo ni amakuru ariko se amakuru yafitiye gihamya iyo mpamvu naje kureba nyirayo. Ni ibihuha ibyo ni ibihuha ni ibihuha tu. Jesca ni ibihuha. Igihuha se ni igihuha kimwe kinakomeye ahubwo ngiye ndashaka kuzibariza abanyamakuru kubera icyo abantu bose bakina mu movies atandukanye buri gihe wenda umwacteur n'umwactrice bahuye bakina ari abagore n'abagabo kuki buri munsi babibaza yuko no mu buzima busanzwe ariko biba bimeze kuko maze kubibona mu movie menshi atandukanye ahantu hose umukobwa n'umuhungu bahurira
usanga bahita babikomerezaho ngo no mu buzima busanzwe ngo barakunda nibyo bintu babikuraye. ibise n'ubwa mbere ubibajijwe cyangwa usanzwe ubyumva? Ntabwo ari ubwa mbere ahubwo niyo mpamvu nanjye biba bintunguye kuko umuntu atuzi muri filime hanze y'ubuzima bwacu, hanze ya filime nta muntu uhazi, ariko uza wese aza yitwaje filime agahita tubaza ubuzima busanzwe. ubundi se Makaca wamwemera aramutse abitinyutse kuvuga ko agukunda? ntuzubona ari umusore mubi ku buryo bwo ntamwemera. Ntabwo ari umusore mubi. Wamwemera? Igisubizo ni nuko nta birabaho, nta n'ibyo arambwira. Makaca we wakunda Jesca? Nese Jesca ni umukobwa mwiza buri mungu wese yakunda. Why not? Namukunda nyine byabayeho namukunda. Ese ubundi urukundo ruvaye? Iyo rwaje rwarwaje. So rero byabaye ngo ko mukunda nyine namukunda of course. Okay, kubibazaga ibyo ngibyo ubwo uyu munsi twababarije. Reka noneho tuve ku ba acteur n'aba actrice ku giti cyabo tujye muri Mbaya series muri rusange. Ni filime iri gukundwa muri iyi minsi. Byagenze gute ngo umunyamuziki tuzi akomeye mu muziki uyu munsi aba ari umukinnyi wa filime? Byose ni impano. Byose ni impano kandi twe tuba turi ba multi talent. Hari n'izindi mpano mfite mwa mutazi wenda umunsi nyine umuntu agenda asohora kamwe ku kandi. Iyo ufite uri umuntu ufite tala gukina filime n'ibintu nakunze nyiri muto cyane. Even ubwo nari umuhanzi n'umunyamuziki ngubivuze ariko nakundaga filime cyane. Ngiye ubuzima bwanjye nabaga ntari mu muziki nabandi kureba filime. Ikindi njya kubijyamo nabanje kujya kubyiga. Narabyize niga kwandika, niga no kuyobora filime. So nabyigiye Nairobi. Nkora short course y'amezi 6. Nyuma ndaza mbikora ariko ntari umukinnyi as a producer, director and scriptwriter. Nyuma rero isoko riza guhinduka ryasena mu Rwanda, icyo gihe cyose nakoraga umuziki ntanabikora. Ejo bundi nibwo nabonye ko bishoboka yuko nibuze umuntu ashobora gucuruza uyu munsi online kuko niyo se tugezemo. Simutavuga ati rero bya bintu ngomba kubikora. So rero byose kuba nakina filime, kuba naririmba singe wa mbere ku isi. Ubikoze sinange wa nyuma. Ba Jennifer Lopez n'abahanzi kandi bakakina filime. Ba Chris Brown bose bakina filime. Bose tumaze kumenyana nka Tyrese ntabwo muzi muri mu ba Blue. Abantu nyine benshi cyane baba ba star bakina filime ni ibintu bihura. So rero naho ngaho byavuye rebye. Mbaya series ni filime isobanuye iki ku buzima bwawe? N'umushinga. So ni byinshi cyane ni umushinga nizereramo muri future yanjye. So n'umushinga uyu munsi ndi gushyira imbaraga nka 80% y'ubuzima bwanjye. So nuvuga ngo isobanuye byinshi ko nicyo kintu uyu munsi ndi gushyira imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo nibuze ejo cyangwa ejo bundi uzaba ari umushinga ukomeye cyane. So rero usobanuye byinshi. Twese cyane ni Makaca ntago ari wenyine, hari kumwe n'umuntu bakinana muri Mbaya series yitwa Jesca. Abantu bakuzi muri filime yewe navuga ko ari n'umubare munini w'abakunda ukuntu ukina. Kuri wowe niki abantu bakumenyeye muri filime batakuziho uvuga uti babona biriya byo muri filime ariko iki kintu ntibakinziho? Ikintu bambona muri filime ariko mu buzima busanzwe batanziho, muri filime nyina ndi umumama cyangwa se ndi umugore, ariko mu buzima busanzwe ntango nubatse, ndi umukobwa, ndi single and searching and happy. Single and searching, point nziza cyane. Umusore kuri wowe wavuga uti uyu mubonye ibyo gusacinga byaba bishyizweho akadomo n'umusore umeze gute? Umusore wose ni umusore wagukunze yaguteretse kwamwemerera yakubera umugabo, ariko ntango nashepinga ngere ngo muri structure cyangwa se mvuge ngo umusore nifuza n'uyu upfa kuba ufite urukundo. Umusore yaba afite cash zaba ntazo mugufi muremure byose byavamo. Nazo urukundo rufa kasinga ku kintu cyangwa urukundo ni feelings. Urukundo ni feelings zirizana. Nawe ubwawe ushobora kuyoberwaho zaturutse bikakuzamo kwa kundi ushobora kumva ukunze umuntu nawe bikagucanga ukajya uvuga ati se ibintu biri kumbona ibikindi kurota cyangwa nasaze cyangwa nawe bikakuyobera kandi atari we wabyihamagariye. Minzi yuko urukundo nta kintu na kimwe rugenderaho kugira ngo ukunde umuntu. Bimenyerewe ko abakobwa beza nkawe babona proposal nyinshi z'abantu bashaka ko bajya mu rukundo nabo, none we ngo uri single and searching. Kubera icyo gisacinga ntago ubona abahungu benshi bakubwira ko bagukunda by'umwihariko guhera igihe utangiye kwamamarira mu mafilime? Na mbere yuko namamara muri filime barabimbwiraga. Komeza gusacinga.
ubwongo bwanjye ntaraboneka. ngo birumvikana ko abenshi baraza bagasubizwa inyuma. ngo tubwire byagenze gute kugira ngo winjire muri filime? Barankastinze nk'abandi bakinnyi bose bisanzwe. umuntu yarakurebye abona ko wafitinga muri filime cyangwa baravuze bati hari casting noneho nawe uraza? In fact ibyo byose byari bihari, ariko bari bakeneye abakinnyi kandi noneho harimo nabo twe tuziranye, biba ngombwa yuko ubwo muri abo ngabo bategura cyangwa se bakastinga bambwiye ati soso ibi bintu ushobora kuba wabishobora, why not utakwakitinga muri iki kintu? Ndabwira ati nshobora kubishobora, I can try my best. Ndaza gutyo ibisanzwe barankastinga nyine ubwo nk'abandi bose birangira mbikoze. Umunsi wa mbere ugeze kuri set bagiye gukina filime, ni iki kintu cyakugoye utatekerezaga ko gishobora kukugora kuri urwo rwego? It was my first time nari ngiye gukina movie, ntabwo nari mbimenyereye, nabanje kugira ubwoba, ariko iyo usanzwe umenyereye public cyangwa se udatinya kamera cyane ntabwo bikugora cyane. Gusa nibwo bwoba bwa mbere banza kugira iyo uri imbere ya kamera, so ushobora kujya unibeshya ukareba muri kamera, gusa ntabwo byigeze bimbaho, ariko nyine izo feelings ubu zifite y'ukuri burebemo kubera nako kantu kubwo bufite, ariko byaranshimishije cyane nyine ku ibyo byose nta byigeze bimbaho kubera nyine confidence numvaga mfite zuko ndi bubishobore. Yego, hari mentality ziri hanze nge wenda nakita poa, abantu bakabona umukobwa wese ugiye muri filime bati uriya ni ndaya yayobotse ibintu bya fake. Ntago ibyo bintu biri negative we byigeze bikugera? Sorry gatoya, nawe si ubibonye koko ubona yuko ibyo bintu byari nawe ni kubitekereza iyo ubonye abakobwa bagiye mu bubona kari ndaya? Kubera yuko nge ndi kubaza byangora gusubiza icyo kibazo. Okay, ariko ikiganiro kirangiye nagusubiza. Nanga abakobwa bose bakina filime ari ndaya, kimwe nuko abakobwa bose in general atari ndaya. Umukobwa yaba ikintu bitewe n'amahitamo yiwe. Ntekereza ko kugira ngo ubikina ari amahitamo yawe, ntango akazi uri gukora ariko kakobrija kuba iyo ndaya, ahubwo wowe icyuri cyo nicyo gishobora gutuma wigira ibyo bintu. Rero filime nta nihuriye n'uburayi, ntekereza ko nta hantu bihuriye na gatoya. Ni umwuga urawiga, ahubwo turacyari mu nzira y'iterambere, turacyari muri iyo process yo kugira ngo tubyige tubimenye, ese babikora gute, bigenda bite kugira ngo ahubwo uvemo umwactrice ushobora gukina ku rwego international birenga imbibi z'u Rwanda. Izo mentalite ziri mu bantu zibashiremo. Nka muzike aka kanya nk'abamizisiye bari kujya kwiga muzike ku Nyundo, niryo shuri nzi rya muzika hano mu Rwanda, ariko mbere ntango babyigaga, byazaga ari nk'impano, which means yuko na movie ni ibintu biga, ni umwuga, ni nko kujya mu ishuri ukiga entrepreneurship, ukiga finance, ukiga iki bintu nk'ibyo ngibyo economy. Urumva kari akazi nk'ibindi byose rero. Yego, bamwita Jesca, kina muri Mbaya series, numwe mu bakinnyi mubonamo kenshi ubwo mwajya no kureba iyo filime, kandi turi kumwe na Makaca cyangwa se Bahati. Ufashe umwanya wawe ugiye kwiga filime, wize kwandika script, wize kudirectinga, uyu munsi uri no gukina. Umunsi wa mbere yari umenyereye kujya kuri set ugiye gukora video clip y'indirimbo, none ugiye hari muri filime, ni experience yari imeze ite? Nari mfite experience nyiya cyane, ariko nsanga aho none nari nyifite kuko kuba nari nsanzwe ngimbere ya kamera, ikindi nkajya gukora ibintu nize, kuko urumva iyo wiga haba hari theory na pratique. So akenshi rero ku bantu biga sinema barabizi pratique niba ari nyinshi cyane. Seti niba ndi director ndumwanditsi, hari byinshi cyane umuntu yigira muri filime. Mpanze ngo niba ubu tuvugana ndikora muri kamera, ngomba kumenya shoot arimo arafata uko yitwa. Ni itegeko kuba director zi wide, medium, close up, over shoulder, ibintu byose ngomba kuba mbizi. Technique yose ya sinema. Even if ntajya kuri kamera mba nazi no gukanda record ya kamera, ariko ngomba kuvuga ndi open what nyene no shoot. Ni shoot. Ishuti bahita gutya, ibahita gutya, ibahita gutya. So rero ibyo ntabwo wabimenye utagiye kuri, urabyiga muri theory ariko no kuri tele ukahagera ubireba rero. So rero ngendekeza ko kuri cinema nta kintu byangoye, kuko iyo biza kungora bivuze ngo abakinnyi bo byari kubagora cyane, kuko ninjye wagomba gufata abakinnyi bashyira muri mode koza ama director. Niba Jesca aje imbere ya kamera ubwa mbere, ari n'ubwa mbere yagiye mu bintu bya filime, kandi ninjye ugomba kumuyobora, mwati turakora uko ikintu iki
emotion yawe nyine image emotion nyine voice emotion nyine emotion ziratandukanye, emotion y'akababaro ni emotion y'ibyishimo, ni ibintu biba bitandukanye. So urumva ibyo bintu byose ngomba kuba mbizi, ndi kumubwira ngo bikore nese yabikora gute ngiye byananiye. So urumva bigoye, so ngomba kuba mbizi rero. So rero icyo navuga cyo narashimira Imana nuko ntabwo byangoye, nagize n'abagongera n'abakinnyi bafata vuba n'abantu banumva batagorana cyane kuri shoot no kuri set. Ntangire n'unkoresha bya bindi nzi sanzwe menyereye ya projet mira fresh. Jesca, turi kuganira umuntu ari kumwe akina ari umugore wawe muri Mbaya series, ni yihe karita afite uvuga uti uyu mukinnyi kweri mu bakinnyi nabonye iyi karite ni nziza cyane ndayishimiye? She's mature enough. Nuvuga ngo n'umunyabwenge cyane ku buryo biroroshye ku direct. Narabibwira abandi ba director bose babyumve. Ku directinga Jesca biroroshye. Ntabwo avunana tu. Nuvuga ngo afata vuba. Cyo ni kimwe. Kandi umubwira rimwe. Niyo umukatinze ukatinga rimwe kabiri, nawe hari n'ukuntu abakora agafata nanjye ndabyishe mise utaranavuga kati nanjye mise numva ko mbyishe. So niba murashobora gukina mugere gukina ragati urumva ko nawe ubwa yabyishe ni wa already abarangije kumva sense, bambaje kumva scene iyo mvishe ibyumviro abayiyambuye kuba ari soso yarangije kwambara Jesca. So rero ni umukobwa uri mature enough, umunyabwenge kandi ufata vuba, ntago ajya gura aba director. Soso mbere yo kuza gukina filime wari usanzwe uzi Bahati? Nari muzi muri Just Family. Ako mu buzima busanzwe ntabwo twe tuziranye. How did you feel ku munsi wa mbere kubona ugiye gukina uri madamu? Namufashe nabanje kumutinya mukuntu nyine nk'umuntu tutaziranye, ariko kuko hari ukuntu nkura n'umuntu ugahita ubona nyine murahuje. Nubwo nabanje kumutinyamo namutinye biraho ngaho bisanzwe nk'umuntu muye bwa mbere banza kugenda gakeya, ariko uko mugenda muganira ni umuntu usanzwe ntanga komeza ibintu twese duhuza mu buryo bworoshye kabisa. Wigeze umubera umufana mbere yuko muhuzwa na filime? Namubereye umufana wo mu ndirimbo gusa kuko nicyo kintu ndi muziho. Ni iki kintu umukundira iyo mukina? Umukundira iki? Nkunda ukuntu duhuza. Hari ibintu byinshi duhuriramo nk'uko nyine dukinana. Hari n'ukuntu feelings zacu zihurira kuri icyo kintu tugiye gukora, bigatuma tugikora neza cyane ku buryo turyoshye sene natwe tukabibona. Umuntu ashobora kugira amatsiko umunsi abanyarwanda benshi bari gukora filime bakazishyira kuri platforms ya YouTube ni nyinshi. Ni iki kintu umuntu utareba Mbaya series ahomba? Kuri wowe urayireba ndabizi ko ushobora no kubureba izindi, ni iki kintu umuntu ahomba? Icyambere natwe ubwacu araduhomba. Ntabona ikiganiro ntago nakita ikiganiro, ntangabona ubutumwa bwacu tuba turi gutambutsa, ubwo natwe ubwacu ntatuzi kandi nitwe bantu beza ubu ngubu turi gutambutsa ubutumwa bwiza mukazi kose cyane. Umwita Jesca cyangwa se Soso. Reka tugaruke kuri Bahati. Bahati uyu munsi uri gukina muri filime ariko urabuze mu muziki, byagenze gute? Man, I'm a musician. Music is my life. Music is my life because ubundi uyu munsi even if ndi actor muri filime ariko byose no kubera umuziki, sibyo? Kuko iyo naza gukora umuziki ntabwo nekeza ko wenda nasema ne kuyikora, ariko niba school fees natanze nigaseba amafaranga yavuye mu muziki, so I have to respect music. So rero mu muziki ntabwo navuye mu concert, ariko icyo navuga cyo Just Family ntago ihari, byumvereza Just Family ntago ikora umuziki, ariko nkanjye Bahati umuziki ngomba gukora of course. So rero uyu munsi mfite music label, Mbaya music label, ntabwo yari yatangira no kutayishyira mu kumugaragaro, ariko mu minsi imbere tuzayilauncinga abantu babone iyo Mbaya music label ibo bahanze basinyemo. Nuvuga ngo ngenge gukora umuziki noneho nk'umuntu ufite purpose cyane yo gusupportinga talanshyashya, nkoresheje ubwo bushobozi mfite iryo zina nyine nshaka kubaho nyine like man, kuba Diamond abikora so ukora umukire kusanga yazamuye Levania, Munaiza, Lavarava, Mbosso, Zuchu, Arikiba afite ba Abdukiba, afite bande bose, Munaiza afite ba Ibra. Nyine ndashaka kuba nanjye nakora umuziki mu rwego nkaba mfite abantu banje babahanze mvunikira nshobora nkabazamura kandi nitiranshyashye ntabwo nzafata abastar kuko already barahari. So, uyu munsi rero indirimbo zirahari zarakozwe, hari ama audio, hari ama video, mfite studio hano, studio irahari, audio production na video production. Mu minsi imbere ngiye kujyamo cyane, ariko
nanone nkabihuza na sinema cyane ko sinema ari irimo imbaraga zanjye nyinshi cyane. Njyewe nzajya nkora umuziki bisanzwe atari business cyane, nkanjye kuririmba nabo kuririmba mu muziki uruhare runini nzarushyira kuri abo bana izo taranshyashya. Noneho ariko ntabwo byambuza gukora indirimbo, kuba nakora indirimbo imwe ebyiri mu mwaka kugira nyine nkakorana collabo n'abahanzi bashyashya nzaba gukorana nabo, ibyo byo ntabwo byabura. So umuziki rero ntabwo najya kureba yawo ko umuziki n'umubyeyi wanjye. Niki cyaswenyuye nako cyasenye Just Family? Cyaswenyuye, ikintu cyaswenyuye rero reka ngwire ibyo cyaswenyuye Just Family nanjye ntabwo nyize. Ikintu cyaswenyuye Just Family nanjye nagiye gukora mbona birabaye. Croidja yasubiye South Africa, yamanje kujya i Burundi agiye gusura famille ye, agezeyo njya kumva numva ngo yasubiye South Africa, ariko ntekereza ko yagiye kubw'impamvu ko akigera yese akora ubukwe. So rero ntekereza ko Croidja yagiye South Africa asanze umugore, kuko yese akora ubukwe rwose ameze neza. Nasubwo hari ukuntu umugore aba afite imbaraga zikomeye cyane ku mugabo, afite rukuruzi. Yes, umugore akavuga ati njyewe manukuze ntabwo ngomba kuba ndi kurekana n'umugabo wanjye. So yarabiduhishe, ariko ngiye maze kubona ko yapostinze akoze ubukwe kandi nabyiza by the ko ikintu cyose umuntu hari intambwe uba ugomba kuvaho ukajya ku yindi, hari icyiciro runaka cy'ubudehe ugomba kuvamo ukajya mu kindi cyiciro runaka. So rero Croidja yaragiye, ariko nanamubwira congratulations akoze ubukwe, so cyane turavugana cyane. Byiza cyane. Cameraman Khalifa Lion uze kumfasha, umukobwa uri hano afite tatu y'ikinyugunyugu ku kiganza. Badufasha bereke cameraman n'ipantaro yambaye iriho akantu k'akanyugunyugu, kubera iki kinyugunyugu hano hose. Guko nyine warubibwiye byose ndabifite, ari tatu ya butterfly even no kinyugunyugu kwita ko natinye gukora kwita ko ry'umukobwa. Oya wabukoze n'amakosa. Wanditse nkakora. Oya nango byemerewe. Nkunda ikinyugunyugu mu buzima busanzwe. Nkunda ikinyugunyugu. Mba mbona ari akaremwa k'akanyamahoro kibereye aho ngaho, ndagakunda nyine. Nkuko nshaka kuvuga ngo nkunda jardin, nkuko nshaka kuvuga se ngo nkunda indabo nyine, urumva niba muze jardin mvuze indabo. Rero ngiye nkunda ikinyugunyugu. Hari ibyo uzi cyane mu bijyanye na science ku kinyugunyugu? Oya ntabwo mbizi cyane, ariko ndashaka kuzabimenya cyane kubera ukuntu nyikunda. Hari ukuntu ukunda ikintu ariko ukaba utagisobanukiwe cyane impamvu mu by'ukuri uri kugikunda, ariko none ndashaka kuzamenya ese mu by'ukuri ikinyugunyugu ni ikintu nyine nkabyinjiramo cyane, nkamenya impamvu nyikunda cyane, kuko mbona nyikunda ariko nanjye ntango nzi source y'urukundo rwa cyane turuka. Okay, turagana ku musozo w'ikiganiro. Reka nguhe recommendation ubutaha nujya kureba ibintu by'ikinyugunyugu, ubwo tuzabiganiraho ubutaha mu kindi kiganiro. Uzanshakira isano y'ikinyugunyugu n'ikinyabwoya. Ikinyabwoya ndagitinya, ariko ntacyo nzakirebaho. Bifitanye isano ya hafi. Bahati, reka dusoze ikiganiro tunabashimira, ariko ubwo tusoresha ikibazo kimwe nyine. Uyu munsi nkwa kugira umuntu ugiye kwigisha isi yose, bakavuga bati Bahati Makaca ntugiye gufata ijambo wenyine, isi yose iri bumutega amatwi n'amaso, kandi arayiha ubutumwa butarengeje amasegonda 40. Nubuhe butumwa watanga? Ibyo byasaba kubitekerezaho, kurumva baba baraguteguje, kandi niba umuntu agiye kuvuga ijambo isi yose iri bwumve, umusabye byasaba gutekereza cyane. Gusa ikintu cyambere nabasaba ngene urukundo general, ikintu cyambere nanga uburasizime baba mu bantu batuyise. Ndaryanga cyane, kandi nanjye nubwo mbyanga nanjye ndumurasizime cyane, kuko nanjye nanga abazungu musa ndabanga cyane. Gira icyo abazungu? Impamvu mbanga nibo byave ko nabo baratwanga, so ntabwo umuntu rero abakwanga nawe uzajya kumukunda. Ariko ijambo naravuga ni ryo gukora urwo rwango cyangwa se ivangura ruhu ruba riri ku bantu ku isi, icyo ndacyanga cyane. Kwa Bahati ubwo twasoreje aho ngaho kwa Jesca. Uyu munsi wiboneye inoti zawe nkuko mbyizeye neza ko vuba uzaba uzifite nyinshi cyane, ukabona umuhungu ukunze ariko w'inkubiswe nta kana afite, wamupesa akakurongora. Ibyo no mu buzima busanzwe, ariko sinzi impamvu ukunda kujyanya ibintu by'urukundo n'amafaranga. Wenda hari ahantu hamwe namwe mataringa, ariko ntekereza ko n'ubu ngubu dushobora gukundana kandi nkurusha amafaranga. Birashoboka rwose, kandi nkaba nakwitaho bisanzwe nkuko nawe ushaka kunyitaho. Why not nje ntakwitahoza? Kuvuga wabikora cyane, mpfa kuba nyafite nta kintu bitwaye.
naha dusoreje iki kiganiro turabashimiye mwese abareba Mbaya series abakurikira Zahabu Media by'umwihariko abamaze gukora subscribe ndetse nawe ugiye kwita uyikora ubu ngubu. Aya mashusho meza warebye yafashwe na Khalifa Lion n'umukameramani wabyize muri kaminuza n'umuhanga cyane. Nge wumva kuri mikoro nitwa Nkuye Ibula Kakule Katindo Masumbuku namba 1 ibyo mutomboka tongoka bona Moize Katumbi cyangwa shiro ngo ozose kana ngaite uzobinge nyoso wana uzandombure ya soro kate sukwisa urakoze cyane musaza. sawa.